uranyumva neza Murashakundera mureke shanga mureke ambone ubona go usaba umuntu waje gushaka akayaga amahanga haba hatuje iyo mwicaye mba numva ntekereza neza ni heza ntabwo wapfa amafaranga byiza bagiye gusenga nagiye mpagarara yawe akoye ntabwo ariko bajya kuduheka nagiye mu ya mbere yego abizi ko abakecuru kwishyura murumuna wawe umeze bite ibyo mwavuganye mwemeje iki nanjye rero twemeye ko basubiza ahandi mu isantere twagurishaho butoya hano hagasigara kugira ngo haboneke ibikoresho bikenewe hanyuma ku mezi nanjye njye ku ishuri impamvu nari nkubajije urabyibuka ko ushize twatandukanye yasaze ngo mugomba kugabanya ibyo bakagurisha narababwiye ntimwumvikane niba mugabana mu mbindi tayari ibyo byanatanga ituze n'amahoro mukareka kuza yarabyemeye naramuganirije arabyemera arambwira ngo ngusange ngo we ntabwo yakuvugisha ngo muvugana nabi umubwira ko ari umunyagasuzuguro arambwira ati usange shangazi wowe niwe muri inshuti umusange usabira imbabazi nyine ko nawe ugiye hejuru nkamubwira nabi anyemerere nk'urubukwe nta kibazo none se ukumva mu by'ukuri ubona akwiye kwicara akatera hejuru kuya n'agasuzuguro kenshi ngo shangazi shangazi oya ntago abizi naroroshye mu uramba naramushyizemo n'iki shanga jya wihangana nyine ni amaraso y'ubuto ariko jya twihanganira ariko se byari byiza kuri uriya mugabo we kuko biriya bintu byose birabatije iyo ubirebye umuntu wo kuvuga ngo yubatse etaje yarangiza ngo umukobwa niwe uzashyiramo buri kimwe cyose urabona biriya bintu byubatije shanga mureka agenda ajye ku mugabo atwara ibikoresho bikenewe ibyo afite yaramubwiye n'amakuru kufata muremure atwara ibyo afite agenda ajye ku mugabo umugabo we niyanga tugomba gutwara ibiboneka kumva ko izo moto n'ibiti n'ibitazabiza ubwo nyine ibyo ni ibyabo tugomba gukora ibyo dushoboye reka nkubwire inshuti yanjye njye nta kibazo pe kuba yashaka umugabo mu burenganzira bwe kandi imyaka arayujuje sibyo njye sinanga yuko ashaka umugabo ariko ikibazo mfite kumva ngo umugabo hanya ngo yubatse etaje ngo igeretse kabiri mbwira umuntu wo kubaka etaje igeretse kabiri wo gukwa miliyoni 2 agasaba ibihumbi na uzi ko mu bintu asaba ejo bundi nicaye nkabiba ndebye umukobwa ibintu ashaka nsanga bihagaze miliyoni 10 zinarengaho ahubwo ibintu ashaka kujyana muri iriya nzu biranaruta inzu umuhungu yubatse ariko ufite ikibazo kuri ejo bundi naricaye ndatekereza nti iriya nzu umuhungu neye cyangwa ni umuzamu w'iyi nzu shanga ako kantu ni ukuntu nabonye uriya muhungu ari umwiyene nyanza ushobora kuba atari ndasanga umwana wacu agiye kumwangaza nakubeshya uriya muhungu ndamukeka amaboko kuko ntabwo byumvikana umuntu utwa miliyoni nawe ushyire mu bitekerezo byawe warenze hanyuma utekereze kabiri wibaze ngo ni gute umuntu akwa miliyoni 2 yarangiza akaza kwaka ibintu bihagaze miliyoni 11 ibyo bintu mubyumva
noneho umukobwa wanjye winjije uraho aragenda nk'uri kuvogera mu kiziba ntazi singi ubushize nababwiye gusa cyagiye nkubwira ibyari byiza mwamenye bitarabayeho mwarambiza ndetse uzahurira ko mutazajya kubona mukabona baramusohoye nka ba bantu usanga umuzamu ari ahantu ugasanga arinjiza abakobwa arinjiza abandi umwe asohoka yinjira ugasanga hanze afite umukobwa utwite yazaza ngaje kubona n'umuhungu mu nzu amwe akisanga haje ba nyiri urugo babasa izo ngono zo dore akantu ntekereje baravuga bajya n'umugana abantu bakuru baca ngo umuhana avayo umuhana ajyayo twaraganiriye abona ko ndi kumurwanya nk'umuvandimwe we nawe ntashaka kumva ko umubyeyi ari kiriya kintu twakoze ko kutagurisha intama reka dufate agapande gato aba ariko tumwikorera agenda ibyo ashaka agenda abikora niyo mpamvu nakoze iriya nzu mu gipangu ntabishobora kubikora karame Yana muri jaride iri inyuma y'indabyo yaje kuri cya giti cy'umwembe cyanyu karibu igiye kwera nito kana kana mu mutwe kana ntarava marero nta mpamvu yo kwirirwa nca ku ruhande nca hirya nca hino urabizi ko aribyo twumvikanye igihe nasaga hano ariko ntibyahuza njye nategereje ko mu igisubizo ndakibura sibyo cyari kinzanye rero ni ukugira ngo umpe miliyoni zanjye 2 nakora sibyo niko bimeze tegura ubukwe none wiyemeje kubivamo je mbivuyemo kubera ko nararebye mbona ntumshaka mbona uwagiri uko agira akaba umuntu muzima ntago yakwifuza kugira nyogosenge umeze nkawe je nabuze rero kugira ngo ngire mabukure wumvure nka mabukwe wanje nabuze kugira ngo ngire mabukwe umeze gutya kimubona kitari wajya kiwerewere byo tamenye subiza ya unyumva neza muma yanje oya njewe nje kurongora abakobwa hanze iki gihugu cyuzemo abakobwa nicyo tumvishe wagashinze si wowe mba numva uri muragira inama kana ngandeke ngo mumugure ibirongoranwa ngo by'ibikombe n'ubumamiro n'inkoko muri etage wowe ufite ubwenge akubundi reka nkubaza urumva imitungo yiwanyu itaraguhagije ku buryo wumva ushaka imitungo y'iwacu yose uru rugo wabonye ko ari urwo bagoreye nawe udufata uko wishakiye kugira ngo nta bitekerezo dufite erega uburaho wabifatiye jene n'ubwa mbere mvuganye nawe ese reka nkubaza iyo wirebye nk'umuntu w'umugabo ugiye gushinga urugo uhangana umuntu w'umubyeyi nk'uyu yakabaye aba mama wawe umva nkubwiye ukamutuka bene ako kageni singajya mvuga ngo ubwejure wagakobwa we uramutse uzi itogoza suko nta n'isoni aha waje kudutukira urahaza aha ni iwawe aha ni iwawe agasuzuguro turi mu rugo reka nta aha ni iwawe ariko kana ya harya ubwo ngo urumva koko uri umugabo ugiye kudutwarira umukobwa rwose ese ubu kurimo kudutera mu rugo kudutukira ubu umwana wacu namara kugera iwawe bizagenda gute umva rero nkubwire ndabona uri ikibondo kigifite urwonyero ku munwa dore amashereka aracyagutemba sibyo n'ubundi ibyo warujemo ntabyo uzi umva nta nubwo ubundi ufite imyaka ingahe umva nkubwire rwose ntakubeshye pe sinkeneye gutukana nawe sinkeneye guhangana nawe uracyari ikiborogero wowe rwose uraho
amafaranga yawe uzaje uyafate n'ubundi nta kinyabupfura ugira oya umva mbwire mukecuru ceceka mbanze nkubwire ceceka mbanze nkubwire ntabwo ncecekesha we ntabwo uri mama navuze ngo n'ubundi icyo ukorera aba bana no kwirirwa barya imitungo ziba mvuge uri kunyumva neza noneho ngo ni inzira ubu nk'uyu wamushyingira ukavuga ngo umuhaye umukobwa azabaho ndeba ushobora kunyikawushaho untunga intoki wigira utya ngo petinga ikibondo nshobora kukubita ingumi y'akameme nka gatutsi hagaturitsa ukatumenya ngo benwa ni muntu cyakara agahinda gashira kandi ari gato umwana wo muri borune shuti wo muri borune cyangwa muri borune shanga nyumva ntabwo nshaka guterana amagambo n'iyi mboga bo buri mva nkubwira kubona nta muhungu babyaye bigira ngo haza kutura nyaraho uko wibona aha turi ni iwacu mva neza ubu miliyoni bwawe bubiri ntago ari bwo bwatuma uza kudusuzugura uko wiboneye uranyumva neza tubone inzira yakuzanye ndavuze ngo inzira yakuzanye igusubiza aho wavuye uranyumva neza mureke shanga mureke ambone n'ubutaha uzagaruke amafaranga yanjye nyabone amafaranga yanjye nyabone ntabwo usaba umuntu hano bubu babaye bati nta n'ikinyabupfura bakigira mana we iriya ni imbogo shanga nababwira ni imbogo maze kubibona wasanga ari umuzamu urinze inzu y'umukire yamusizeho akaba yirapfa ngo iriya ni mayibo bishaka kutwibira umwana mbese nahoze mbikubwira ahubwo arashaka kutwibira imitungo dore abakwe baragwira reka niteye wena tujye kwifata wena tanagaruka murabonye uriya muhungu nta kinyabupfura banguka aragenda basezerane ejo bazaze bafasure ariko ngo yankubita ingumi